ese ujya usomaho pasiteri? oya reka nze ndakubwira. Yewe ujya usomaho? Koko mana yanjye ujya usoma? Muri aho waramutse? Niko Pasiteri muzima. None se ngo gasomwa na pasiteri w'umupfu. Mura mwaramutse mukecuru. maze akazinduka kurusha umwaka. Uransuhuza iki? Umuhungu wawe Ni wowe. ninjye Ni wowe. ninjye ko nazinutse se. Uzinduka kurusha umwaka. Sha ariko reka nkubwire mama nubwo tutetse iyo mitwe waraturangije wari utwibye. None se ubwo mva yerekera ibyaha byarabaye mva mwana wa wikomeza kunshinja rekeraho nawe ari nje wibye ari nawe wishe se ngo ubugira ngo ubu nkoze imyaka ari gaciyemo ngende nyizana yize ntabwo twavuze ibyaka gatoki n'ibyo ese wa mugani hagatoki amatwi cyakora barabakobwa bari banzengereje uziko nageze aho nta bushobozi mfite bwo kwimuka ntapfa nta ruguru ariko ngumva naturongera nkagenda ariko baziyo wimuka we ukanta murari amashangingi abantu wabana nawe imyaka ingahe Imana iteza amapfa iteza naho bahahira rero buriya rwose Imana ijya kubona yuko ndibwiye ko bite hasi simfe yagira ngo inkorire umwanda mu nzira wa mugani utwara ikibazo cyiza kikaba ikibazo cyane ariko hari ibintu byinshi kigiye gukuraho noneho rero ariko nabonye Diane imyenda ikiri hano kuki sha ibintu byo biracyara muri amuryango biri umva biracyara hape nge narabibonye kandi baraje akabyimura cyagiye wende nguroro kwa muganga ariko ndabizi neza ko birimo umva nkubwire mama ke naza akazana ibintu by'ubushinzi nzamwereka ko hano ari wanjye umva kuva najya mu bitaro naje ndi mutesi wahindutse nta bintu byo kubahereza nzamwihambaho wenda hakubundi muranitonda ubundi ahandi hantu iyo umuntu agiye gukodesha ahantu bagomba kuba n'amabwiriza y'icyo gipangu yego rata sibyo rata ubundi niko bigenda hari n'umuntu ukubwira uti saa 12 ntabwo nshaka kujya sanga he ibiki sinshaka kurukururo n'abahungu n'ibiki urwo icyo gipangu kondisiyo ngiziro ngiye gushyira muri uru rugo Murangwa aribeshya yongera azane ubuntu bw'ubukobwa hano kwanza na mukobwa nzongera gukodesha ubundi umugani mwagiye mukodeshamo abasore hano kuko abakobwa ari Murangwa yavuga ko nteretana na umuzi banga yabuka umva rero kondisiyo nta bashyitsi barenze umwe mu gipangu cyanjye kabiri nta mukobwa ukomba kwambara ubusa ako nawe usigaye wambara minimo ariko ntacyo ntwaye turisha amategeko yaramfashe none nyine igisiga cy'urwara rurerure cy'imene ndasigaye kumugana uratowe amategeko y'abari abakobwa bambara usaga akagiswe bambaye turuzi oya none hari cya kindi ngo ni cya kindi fifi uziko cyicaye mu marembo hari akigajye kikano ngo ngamana kimeze nk'oya ayo gasha ariko we uzo twakomeje kuvuga umva uziko hamota yampamagaye amotari kumamagara gusa se ya nimero mwatanze mwe byaje agaciro ze oya buryo uzabyaza umusaruro buri kimwe cyose ufasha mu biganza bya umva nanubwo mba umurwayi ameze ate umurwayi ameze ate mumeze gute mu rugo ariko buri mwanya wambaza amakuru yanjye ako umuterekano reko kurike pe mba numva harimo no gutereta kandi nanjye mba numva ndi kumiyumva arumva muri mu rukundo asi ninjye ariko nanjye ngira umutima ukunda se kandi aracyagenda ni karibu suhuza mama ukazana wanjye ise nyisuhuza nyoko bukwe musuhuza ariko nyoko bukwe niko ye ni wowe umugize utya gute se reka kuko umutesi namugira nuko mama ego muraho ariko uyu mukecuru kicariye se amaye karibu mu nzu amaye karibu mu nzu cyecu reka twigiye mu nzu tureke baganira ariko muranzanira agatebe nicaraniye n'umukazana wanjye twiganire nibyo nshaka kumana ese simana nari mukumbuye
ikibazo ibyo ashaka bari byo mukora zanira gate yari kajya amashyushyu iyi ni imari yanjye wari umaze ute mwana wa ndabona ndawe ariko ntiwishimye sewe ko maze iminsi ndwaye humura mwana wanjye uzakira aho nuko urakoze mwana wanjye mama dukize twiganirira shari kutishimye umva mwana wa cyangwa erega ubundi umva mura umubyeyi yameze atya ntabwo batekanye hari ubwo kikubitira aha ubundi kigakubitira aha ugasanga mu mutima we nta mahoro afite ubu niko ameze uyu mwana wanjye uyu iyo umuntu atwite afite inda nkuru nk'iyi nuko bigenda ntabwo ari ukutishima kundi ntizari icyo mfa nawe uyu mwana mva mwana wa ndagukunda rwose kandi urabizi ni ukuri ntubizi rwose ni ukuri reba mwana we ni ukuri mute niba mwana we ndabizi rw'injangwe kundi imbeba yego byose kandi ni ibiki mbashereka kuntera inkokora ntubizi wari cyo guhishana dufite ntubizi yego mana ariko vuga neza ko ngukunda mana we koko mana ni impamuda iyi aragukunda ako mukecuru urabona undi umwana uje guhenda ubwenge gutya ku buryo uzusekera umbwira ngo urankunda n'ibyo mwankoreye n'umuhungu wawe nibe nariyunze n'umuhungu wawe reka ahubwo ibyo twagukoreye se mumpere urebe wumva ibyiza nakoze mana uretse wiyumvire ndabasaba ngo mugirire impuhwe uyu mwana wanyu ako nakuzukuru kanjye mwana we rero nubwo ko mukecuru akwanga ntagakwanga ntabwo nkwanga no kuri kwimana ndakabura uyu murangwa wanjye reba hano tureba tuzabaza gusobanurira iki tuzabaza gusobanurira ariko mwami Yesu ibiganza byanjye ntibigire icyo biba shire nshaka none imyenda ndetse yageze kwa mukecuru gute oya tuza ariko mwana wanjye tuza nawe kubwira mama ke Nese si yawe nakubwira ngo nibishe kunjyana umva oya ariko umva bano bantu aterega mbabarira oya umva kuri kwimana ukabya kuzamujinya oya bagusora atahabaye iki byagenze bite byagenze bite kugira ngo imyenda yanjye igere kwa mukecuru reka ngusobanurire imyenda yanjye wajyanye kwa mukecuru kuyikoresheje ubu bayidodoyemo indodo ubu bayikuyemo indodo umva kuri kwimana mwana wa umva mute ariko vuga gahoro utaruhira umva musobanurire kamusobanurire tuza musobanurire ukijya kwa muganga mubwire Mukamana yafashe imyenda yawe ajya kwita kwa mukecuru kugira ngo batazayiba urabizeza ko ntabwo nari impari urakumva ntabwo nari impari afata imyenda ayijyana kwa mukecuru kugira ngo bazayote batazayiba atoranyamo amakanzu yawe meza kugira ngo bataziba ubwo nawe urabyemeye ariko birashoboka uri umwana indabibi karata mwana wanjye yaje kubikubira no kuri kwimana ndakabura uyu wisi imfura yanjye umva mama nubwo ngora kwanga ariko aragukunda no kuri kwimana yabakwanga ntabwo kubika ino myenda yawe ntabwo mba narayibitse tumva nyamara akagombye kwiyungana na mukecuru umva niba ariko birashoboka ko umuryango waryana kuri finali bikagenda neza yego nuko rata niba ari n'umuhungu rwose nuko umva se mute mwana umva ubu ndagukunda kandi urabizi iyi myenda nanze kwizibwa nibiyo umukecuru nanze kwizibwa izo ndi mu mfite mwana ngusabye imbabazi ubu ni ukuri kw'Imana ari ibyabaye ingwe ziri kumwe zikumanya amahembe naba mwana wa ibintu wankoreye byose urabyibuka oya mbigusabiye imbabazi gufata imyenda yanjye mukaza mugatoranya imyenda yanjye mukayifata mukajya kwibika ngo ntabwo ari twe twayito mwana wa ubu urumva naraje nkajya mu buriri bwawe ni ukuri kw'Imana da urumva naraje nkajya mu buriri bwawe nkayitoranya Mukamana ahubwo uzashimira uriya mukobwa bimwumvishe mwana wa bimwumvishe uzeza ko yeza ko wakwanga se uyaye kumerekeza tweza wikumana inzika nawe n'ibyaha mama ke mumbwirire yeza ko wakwanga yanayijugunye ari uyayijugunye kuriza rwose muri kunsakuriza nta mwuka narayijugunye umwana
akubwiye ukuri akubwiye ukuri menya warahindutse ego njyewe ariko ntabwo burya njyewe usibye ko nkoresha ukuri njyewe ukundeba nkoresha ukuri dore ko nari nkuzi imyenda ari no ni ariko ukuzi ko nakoreshaga ukuri ubundi njyewe ubu ndi umuntu Mukamana ni umwana mwiza dore Mukamana ngo yanze no kuguma muri uru rugo ntahari umwana ahitamo kwigendera ngo hatazaza akavuka bya bibazo bizi ko kugira ngo gikemuke ari pasiteri wadukejeje niko kumbi iyo myenda rero nuko iyo myenda ndayibika ubu ni umwana ngo yanze kubona ko yasigarana n'umugabo mu nzu wenyine afata imyenda yanjye myiza arayikuzanira ndayibika agira ngo atarusohokamo bakazayitwara abagizi ba nabi nibyo nuko ariko birashize rwose ubu ngubu ibintu ntabwo babigurira akanato kamwe ntimukihute nk'abandi oya njyewe abantu biyunze numva ari ikirori namwishure gaba ikirori iyo abantu babiri biyunze namwishure gaba ikirori oya tura uyu muhungu wawe yansabye imbabazi ibintu yankoreye nawe nibura uribuka ko urabyemera ko wambabaje umva mwana wa umva jewe rwose usibye wenda ko ushaka kubigira ngo birebire ubundi ngo njye ngo ni birefu bajya babivuga wibigira birebire ubundi akenshi jewe urumva mwana wa ababo baranzi ndumuyakuri nkoresha ukuri yo mbonye ikintu kigoramye ndakigorora kandi nkoresheje ukuri ntabwo nakubwiye nabe nta kibazo ubwo wangororaga kuko wabonaga ngoramye oya mwana wawe ni mpamo wigira birebire turiyunze aho nagoramye barangoroye naragororotse yigo mwana wanjye nyuma y'ibingi ntazagira ikintu cyongera ntacyo rwose impamo y'Imana mana urakoze rwose niyunze na mutesi ibintu birangirira aha birarangiye cyo kumbona ukanshihura nanjye rwose nzakubaho oya erega mwana wanjye rero kumbwira nabi ngo ndagushihura nkoresha ukuri iyi nkoresha ukuri Jeshimye Imana uzi ntambara zawe nanjye nibyo mvuga mwirinda murenzaho ibindi sinabivuze oya ne umva abana bawe turagura umuntu umwe oya se kora agafanta oya umva abana bawe oya ye umva se niyo utari kurirwa muvuga ngo mugiye kugura ngo tungo oya tugomba ubusabane abantu Imana irakoze iki kirahagije turi kumwe tuzahora dusangira naho ubundi oya tuyinshirira hahandi kuri portomone naho ubundi se ego mana na kera na kare naho ubundi byarahoze da abantu iyo babaga ureba envelope iri aho ngaho muntu uze muri ka gatiriware naho ubundi se yego umwuzukuru wawe ubu nagira gukesha ubundi nkabona ankubise umwana nugushigisha igikoma ni ugukora buri kimwe cyose sigirayo ariko ko ndora warurumbye mama haramutse mama wese ko waramutse abaye iki yagenze bite uje kuntemera ubu bwatsi bw'inka se haramutse ariko abaye iki ni ibiki ariko ni ukuri mbabarira nyuma meze nabi pe ndahari kundya nagira ngo nyine umbwire uko mbigenza niba ari ngombwa kujya kwa muganga ntabwo mbizi ariko ndumva gutya ndi kubabara ubwo ufite ibyo wariye wujuje muri icyo gifu cyawe nicyo cyaguteye izo nzoka mama ntitwari twiyunze koko ntabwo ibintu twari twabirangije ese amahano yawe usanzwe ukora nabwirwa n'icyo ariyo amabi yawe nayabwirwa n'iki ubundi uri umuntu nayo mwishe subirayo nawe ese mukeye ariko se ko bisenye ntabwo icyo hinduka nk'igicu aho soko
ntabwo uri wambwiye ngo ibintu byose ngo ibintu twacamo byose birarangiye koko uje kunkukira iwanjye ntabwo wari ukugutuka no kuri nje kukubwira ukuntu umeze ngo ndi igicu ndi igicu iki cyo hejuru basi mbabarira birancitse ariko urwo naboneye muri uru rugo rwanjye ibi byose uraza ukansanga ndakwinginze mfasha kuri inshuro meze nabi mperekeze kwa muganga ndi muganga se nzi kuvura nzi kuvura ubu natakira undi ko ari wowe mama mfite koko si wowe mama mfite wambabariye ukamperekeza ariko aho si wowe uteye iyi nka kuba itangiye kunanira ikajya gusenya urugo noneho se n'inka nsigaye mvugana nazo nese nzi ibyo uzanye muri uru rugo nagatangaye nukuri mbabarira akasakumuro ese mama ntabwo twavuze ngo ibintu byose birangire koko ntabwo wanyakiriye nk'umwana mu rugo ibintu ntitwasabanye imbabazi ntiwansabye imbabazi zuriya mugore nkakubabarira icyo mbaza ni njye waguteye iyo nda none se mana yo mu ijoro ariko mama ibintu byose twe twababariranye sinzi n'ibiri kuntondagira n'ibyo uzanye ubigutondagire ntunzeho alo alo we ni wa mumotari umwe mwazanye muvuye kwa muganga mwari mukomeye aha twe turakomeye uriya mukobwa yari yambaye nimero yawe numvaga nshaka kuzagusura rwose kabisa wa mukobwa wa mudamu twavanye kwa muganga nawe se kumbasenya nta kibazo muzadusure nashaka kumenya uko mumeze nari naje ahubwo nari ndi hafi hahandi muri ndi hano hafi muri quartier ahantu hari ibiti by'imyembe na voka hari n'utuntu tw'udutebe ukuntu hari n'amamodoka menshi aho usanzwe unyura aho ngaho aho ku isantere se niho uri ahantu hari udutebe nayo nayoboje barambwira ngo mutuye muri bino bice muganga ntibavugira kuri telefone ko kwambabariye noneho ni mu ndebe iyinga kandi wa mugore we ibyo wanzaniye mu rugo simbi noneho rero ndumva wahageze tambika imbere gato ni ku rugo rwa kabiri ahantu ndi munsi y'umuhanda iyi nduru sawa ndi igicu mama ndakwinginze hari umuntu ugiye kuza kundeba adasanga dutongana ndakwinginze sibyo mama basi ibindi turabisubiramo ngo ni umuntu watuvanye kwa muganga sibyo usigaye uzana abagabo mu rugo rwanjye abo si abagabo bawe mata ngizo zirahinda mata haguruka jyana n'abagabo ntubangereze mu rugo ni hano umva haguruka genda n'abagabo bawe yewe iki ntabwo ari umugabo wanjye ni umumotari noya umva mpagurukira mu rugo uri serious mpagurukira mu rugo jyana n'abagabo bawe ntubazane hano iwanjye mata uretse gato nze nkurebe umva musore wimfata ku genda ndaje mukecuru niwinjiraho niko ubwo nawe umva erega ariko umwana wanjye murangwa yaruha dore nga mugende amakuru tuzamuke umukecuru n'amaguru naho ubu suragira ngo urarusha ibigango umwana wanjye ariko se mukomere cyane ndakomera iki mwankundiye ariko uyu nguyu ni umuntu watuzanye mvuye kwa muganga ni ukuri yaraje kureba ukomeza
ariko abantu bose uzajya ubabona uvuge ngo ni abagabo banjye. n'abagabo bawe nyine nabibwirwa n'iki se? oya ni ukuri mama. Oya twivuganire ngo twivuganire. Bose genda. Hush. Ore mwokagira Imana mwe mbega uno mugore icyakoze no kumwihanganira amaboko. mwana wanjye yaragowe. Uyu yahita dukurikira neza akayiga. Aha ni kwa maboko. Ese imibare yahora gute? Yahora gutubanda dufite umuryango udafite umuntu hariya. Ese wapfa gutanga inzu yo gupanga yatarakubwiye ngo ndagiye? Usuntu tuzageza ryari? Nese ufata ibikoresho bye ubivane yakureka. Ufashe ibikoresho bye ugakingura inzu ukavanamo ibikoresho adahari. Yakureka ashobora kuvuga ati nasizemo miliyoni. Icyo kintu cyumvi? Nusunga amahezo na yaje. Usinziza mu mango adafite umuntu ngaye. Icyamba papa Keza urabizi bagihari n'inyangamugayo bishyuraga neza. Mama Keza ikibazo yagize urabizi umugabo yaramutaye. Nawe yagiye gushaka umwana. Ahubwo sheri siko yasanze ngo umwana we ntaho uri mu cyaro. Ese yarampamagaye arambwira ngo reka data umwana yaramubuze. Namba sasa umwana atari mu cyaro. Umva ikibazo Mama Keza yagize. Yageze mu cyaro asanga umwana we yaramucitse aragiye. Ubu rugamba ari mu rwo guhiga umwana. Yabuze umwana ndetse rugamba rwo guhiga. Wazagizwe kumufasha. Ese ko numva umunini. Ntangiye nsanzwe mbishyurira inzu. Oya koko usiga mbona usiga umeze nk'umukomisiyoneri. Sameze nk'umukomisiyoneri siyaza. Uzangira gufasha kumushaka. Kibazo ubwo ndumukomisiyoneri komisiyoni byanjye. Niba arabapangaye nkaba mbishakira icyo bitwaye mva. Mura tujye tubyumvikana. Wibuke ko aha hantu ntukajya uhangayikira ngo inzu kimenya ko ahangaha mfite uruhare nawe ufite. Ntusijye wakwifuza ko inzu zanjye zishoma cyangwa umuryango ukomeze ukinze hariya ngo ni Mama Keza. Rindira aze akuremo ibintu bye. Wene ko buriya murango manacicitse. Ukumva ko manacicitse ariko uremera ko ibintu byose agenda sikabira. Nese utabimenya hari icyo nguhisha cyangwa hari icyo mpisha Umva nkubwire gahunda zose izo ukora mu buryo bugaragara izo ukora wihishe zose ndazizi. Abasimu bashye. Urakumva? Kandi banashye batandaraje. Ureke ibyo kunyicaza ngaha uriyigiraho ntuzana nungira umuntu mwiza iki ariko ndaza gusubirwamo. Niko mbwira ni gute usiga usoma abasi n'abagenzi abagendera ku moto abagira bate kandi umva genuka jewe umva genuka unuka siki bwira uburyo usigaye usomana n'abasi n'abagenzi. Oya njyewe ndinyoni umva genuka mu kanwa kanje. Ese nigeze nkubwira ko nuka umva nkubwire ese nsomana nandi ubundi ngegeze ubona mva muri uru rugo amakuru vana mu rugo ayinya kujya ubona ndi umwana kugenda nsoma ubuse mfite imyaka ingana nsoma ndetse ikimenyetso cya mbere ni iki kwiyo mukora imico mibi mwamuzi ko nabandi tuyikora wirirwa ubunze umunwa bawe muri ba Fifi muri ba Mukamana muri ba Diane n'abandi ntazi ukumva ko nanjye ariko meze mama arabimbwiye naho mota arashe gusura ejo bundi hano naho mota arashe gusura yagusura agasanga ngo muri gusomana mu muhanda unheza abantu nasoni ngo ndakunukiye ngo ngongera gute ibintu ukora biza gukoraho nagatangaye wavuga ibyo bintu atari mama wawe cyabe gukoremo ako sheri wajya ugerageza nibura ugakontorora umunwa mama ukamenya ibintu avuga n'ibyo atavuga ukayungurura amagambo ava mu kanwa ka mama wawe umunwa wande umunwa wa mama umva iki upfura cyawe ndetse nta muntu wafite uzwi iki upfura kigeye icyo nzi cyo arambeshyera kigerwa ku kayiko k'isuka umumotari avuga simuhakana umumotari yaraje n'umuhakanye umva kugira ukuntu ibintu byagenze ni umumotari wamvanye kwa muganga igihe nari ndi mu bitaro anzana na Mama Keza arangije atwaka nimero yarahamagaye ambaza ukuntu meze kose ntiyigeze ninjira ahangaha ntiyagarukira kwa mukecuru akamutera amabuye ikibihamya ni ikihe akushire wakuntura umunwa wa mama wawe ko
umva ibintu byose avuze kuko urabona ibi bintu uzabyemera. Ariko se mama ubona umwana kurya avuga ibyo atabonye. Akubuzubaka ko kugendera ku magambo ya mama wawe. Aya. Umva ikibihamye. Ujye uvuga umva. Ntubizi ko ntacyo ujye umpangira. Uzi imyaka namaze? Si byo gupanga no gusoma nabyo bihurira hehe? Nese icyo gihe nimba akayo magambo nkayo ngo bibaganirira hanze cyangwa biyaganirira mu nzu. Nese kutagupangira uyoboye ikibazo mfite. Ntabwo ibintu byose twabiganiriyeho byose. Umva. None se niba nta gusoma urumva mu motari we naragiye kumusomera iki? Umva sha. Niko kwa kurusha babangoye nango ibiryo Rasona kwa buri munsi wongera kubihiye ajya gufata yahandi. Ariko umva ibyo ukora. Umva ibintu ukora ngewe mbikora koko. Mbikora. Ubwo uri kwitwaza ngo imibare tumaze gukora yo kugura imyenda uritwaje ngo tuzane intonganya ubikatingira aho ngaho. Ibintu njya nkora. Ushaka kubikatira aho ngaho ni impamvu. Kabone nubwo nakuzanya mbikora. Uri kumva? Ahubwo se unabikora n'abandi bose ko ngiye ibyo bintu rwose ngiye ububwira ngiye ntabwo ibyo bintu ngiye ugenda uzane mama waza binshinje. Kandi uwo mukecuru nzamudoda umunwa. Ngenza. Urakomeza wifunze gutyo waje mu nzu. So manje ukazimya n'ibyo biteleviziyo ko babiri kunza polisi. Mugisha kandi wivumbure gutyo. Ubwo buzi ko ibyo buri ku telefone mba nakora. Yego akabyarawe nagabanyije nko muri mu nzu. Nze mu nzu se kugirana. Hako muraburi uzi ko biriya bintu burimo mba ntabyumva. Ibiki se kandi? Vaye. Kuma telefone uyogere ubundi kucyo bitaba ujya kwihamagara uwo wagiye kwihisha. Wagiye uhamagara iruhande rwanjye. Ubu siko ntabyumva. Ariko se buri gihe uzayushinja mukamana ushize baruze ba Fifi bitebye ko amahezo yo urumva yarayaye. Shibaje no kuzajya kwa nyoko. Hako nubundi gakomeza icaye nyuma ucaho ngaho nurambirwa ndaza. Numva iki kibuno cyawe nayo mwaka akabuno kawe nikirambirwa uraza kunsanga mu nzu. Hako ubundi usonze mu yihefu. Cyangwa udoze mu yihetisi. Udoze muri rufuku muri runyerera. Nyihera umugata aho ngaho. Ariko muto. Ntabwo kumva umwana ko ari kurira. Narira sudahari we wamuhojeje. Nase muhoza hari bene fite. Uhereza uwo munwa wo. Ako se muto. Wari tukashaka umukozi. Umukozi. Ukumbuye umugore wa kabiri. Niko ako se nikamubaza. Niko kivuka umukozi ukukazana ibyo bagora. Ukumbuye abagore babiri mu. Ubu utamagije se? Kuryo nkubwira umukozi ukanyura abagore. Ubusodo ngwe bangaye. Ubuse ngubarira abagore. Mbakubarire. Narongo ureba se? Ibyo ntazi kuri mukamana nibiki. Amatelefone acicikana siko nayibagiwe. Ariko mate. Uretse kubeshya. Ibyo byo telefone wenda ujya kumva ugumva ndivuye ko telefone ukabyitiranya. Hari umugore wari wambona. Wavuga ngo dore umugore hari umugore gizo ubona nawo. Arya umwenye ko yagushingiye waramwibagiwe. Wamfatanye nawe kangahe? Reka rero noneho gukurira inzira ku murimo. Nta mukozi uzongera kwinjira muri uru rugo. Akazi tuzajya tugafatanya. Reka ye. Nibiraka n'ubundi ukora nta kazi gafatika ufite. Dutunzwe n'aya mazu. Mupanga yatabonetse muri uru rugo. N'ubundi ibyo tubona ntitubibona. Hamwe dukora akazi. Okay. Ndabyumvise ngaho usanga umwana basubira iki. Ese wo wagiye ubundi ukamuhoza? Ntabere mfite. Abite byari ko. Ayobozi bibyombo rero. Ngaho cyo muzi vuba. Koza urusokoza amasali bifatira uti ngahe. Ubanza ukaraba intoki. Va mu nzira agenda. Banza ukaraba intoki. Haza komereza.
ntiwigize umwanda ibyo azajya nigisha isuku abandi wowe ntayo ufite okay sanga usanga umuntu yarwaye asundi wo kumuterura byakunaniye ubundi ndawaza ibyo mbireka nka byose akuse wajya ugasanga umwana koko urumva atahogoye hama hamwe akazi tugakore kuko kwihangana byarakunaniye kuba umugabo uhamye mu rugo rwawe byarakunaniye kwihesha icyubahiro byarakunaniye ndazana abakozi ukabagira abagore ukagenda usebya ku musozi ngo dore umugore usangira umugabo n'umukozi hama hamwe rero tugakora ibyo gihoresanga umwana agenda byogeze reka nkwereke byoza nyine reka nkwereke ko byose mba bishoboye ubwo se aho warugira haritse oya genda sanga umwana banza ukaraba intoki se basi utanyanduriza amasahani uhorere mwana wawe tegeza ko ubuze utegeza ko koza amasahani byananiranye nushaka uzabareke anyura ngo abagore ubuze nimba shaka sizanye basanga aho bari nta soni amasahani ubwo se ngiye byananiranye umva nushaka ntuzamuzane maze ndure amasahani gusa byananiranye nukuri urantunguye ibaze ukuntu ari twebwe wahisemo kuza kutwereka umugabo siko byagutungura gute nimwe inshuti zanjye mfite pe nimwebwe mfata nk'umuryango wanjye se nubizi kuva kera ko kuva nagera muri iki gipangu nyihaba twaberanye di nabonye baranakundana ubona cyane nese yari yamwitayeho tumenyana ese urabyibuka cyane erega ngewe bijya gucika bica mu marenga cyagiye nari meze nabi wa mugabo uriya nda yanguye na ariko byonyine twamenyeye kubera we niwe muhuza ubundi cyane ahubwo muzangurira oya tugomba kubikora bazagura ahubwo baragura tugomba kubikora urimo urambaza se ngo twamenye gute koko sanze kare kikanze ushaka utamuzana ngo murebe ndaza komeza unyibwire usanze akubavuga twahugiye no mu kwita ku mwana twibagirwa ibyo igihe twamenyaniye rero umutesi warabizi njye muhuza ni wese ibyo nawe uzavuga se nibyo ari kunsobanurira hariho umunsi twari tuvanye umutesi kwa muganga atarabyara subiza igihe yagiye mu bitaro nibwo twaho umunsi tuzana uyu yaje antwaye hari undi mumotari rero umutwaye dufata akanimero oya hari uko byagenze ntabwo nshaka kubyinjiramo ibara umupfu ceceka mwihorere ese ushaka kumenya ibintu byose kuko nawe ugira amatsiko urumva ashaka kumenya n'utuntu twose mnandaro kuko niryo bavuga ngo inshuti ukuyakunzira koko arabizi pe nta kintu na kimwe atazi byose urabizi oya humura rwose uyu muntu yambereye imfura aranyibwira wese nanjye nimbara mubwira kimwe cyose murakundana oya arankunda n'ukuri arabizi ko nashaka aramubwiye n'abagabo ufite gusa hari ikintu na kimwe atazi arabizi ko nashakanye nawe papa twabanaga ahangaha cyacyo gihe ntabwo twagitinze arabizi byose rero niwe byose ubizi rwose ukaba umukunda ariyemeje ko mu bantu uramukunda pe oya byahuje nuko njye nikundira n'abana ariko rero oya no ukunda abana mu gihe ngo biragaragara ko urakuze umuntu ugukunda umukumbugiza umwana umwe yakunaniye oya nubwo baba barenze babiri uyu ni umutima nasha ni rukundo rwanjye yego ubu ni ukuvuga ngo ni mama keza urimo hano warayemeye uramwishishurira cya gihe bwa mbere wigeze ubimubonana none ahubwo sheri ikibazo agashyiraho nko gushushanyamo nanjye ushaje ubwo gacwo urashaje kuba ari ku mutima birahagije dore akana kaboko kajyamo twavuze ibintu byinshi cyane nibagirwa n'icyari kinzanye kumutwereka se okay nabundi nari muzanye ngo umurebe abasuhuza nubwo we muziranye masuhuza umuryango inshuti zanjye cyane abantu mfata mbese cyane karibu pe ariko yarasanzwe ahazi sheri aba bantu nibo bantu ba mbere mu buzima bwanjye ni inshuti zanjye magara buri kimwe cyose mbese ariko nyine kwa muganga no kuri hano yarahazi nuko mukecuru yamubujije kurwinjiramo igihe yigeze kuza ndi kwa mukecuru yaramukubise intoki mu mutwe yaje hano ntabwo hano yahageze mama kanagurira umuzimu mu ndaro akaba byene ko by'inyabizi ntibyari ngongereze ariko nyine iki
mwana Tangiye. ari umusirimu Do ara buri kantu kose bari maragare ni gift ya mama. Kaona gake. Yema. Niko. Wewe ngomba gusirimuka. Wewe ngomba wa buri kumwe Usajya nkajya mu gikombe gato. ari nange wibara gusa Nuko nari gato kuri asa ikintu cyajyamo. nese biterwa n'iki umenyera amasakoshi manini. Nibyo basirimu. rekana nawe Nyina bugenge n'ubugenge bwayo. Ako urumva nawe ndi kumwe n'umusore nk'uyu nguyu koko za uzigisirimu. turacyakora ka kazi niko kavamwe ibi bintu byose era niko nyikora Rero nyine ikindi cyari kinzanye numva gashaka gusaba wazamekeje kujya kureba amaboko. yarabikubwiye ko afite Narabimubwiye ho rega ntabwo natinye kumubwira. none ni nyoko bukwe wa musaza Oya mabukwe ubyara papa wa Keza. Umwe nyine nabyo umwana wa mbere Keza wanjye. Rero ndashaka kujya kureba ko umwana wanjye ariyo kuko ndumva nshaka kubana n'umwana wanjye. Kuba mbangiye kubana n'urukundo rwanjye kandi yanyemereye byose byanjye. Namubwiye amateka yanjye n'umwana yaramwemeye. Numva rero nifuza ko Keza. bambwiye ko nyoko kugira amahane Nitugenda turi babiri ndakeka ko nyine azabona ari umushyitsi atinye kuba yambwira nawe. none se wazajyanye na sheri Urumva najyana igitsina gabo imbere y'uriya mukecuru koko basi nakubona wowe azakubaha n'ibyo tuvugana byose ariko akubaye. nta kibazo nta kintu wasaba ngo nyikwimwe Urakoze cyane. kandi nzagenda mu guhendahendera none se urabizi ko Keza ari hari Ndabikeka ntabwo mbizi neza ariko ndakeka ko warashakishije ahantu hose uramuzi ahantu hose naramubuze pe. Rero ndakeka ko yaba ari kwa nyirakuru. nzaguherekeza nta kibazo Urakoze ni ukuri ndagushimye rwa mu nshuti zanjye. reka nkuzanire akana Zana umwana. ahubwo ni karibu mu nzu Bamugari anagenda ageze no mu rugo. Mu nzu n'imbere apana kuguma hanze. Yomwa. Yomwa. Kuryamye hano. Niko. Kuryamye hano uvuye he? Umva. Byuka. Ayiwe. Waryamye hano karese. Kuryamye hasize. Nikoma uvuye ye nta nubwo ubasha kuvuga se ariko mana umva ihangane ngwino tujyane mu rugo nkuramire we ngana rukundo yanjye ubaho rukundo nawe ari kubungera ntabwo nzaho wamuramye ayiwe igenza gake sindishije imbaraga rega ndisaziye niko se mwana wa urarwaye ko nde wowe warembye cyangwa n'inzara igutsinza ku muhanda baba none se mwana we mbwira byakugendekeye bite wageze hari bite mbwira nta muntu ubona turi gusa reba neza mbwira niba nta muntu ariko se uracyafite igihunga ushatse kuvuga ngo ukize ushatse kumbwira iki ko mubajije ukuntu wageze hariya ukaryama uravayo ukajya he uragenzwa n'iki ni birebire mama ni birebire uvuye mu bitaro
nyine ahantu nabaga twananiranywe nari namaze imyaka myinshi. Yego. Hafi aha se? Oya ntabwo ari hafi aha. Nari yamamaza imyaka myinshi nzi yuko mbana n'ababyeyi banjye ubu nitaga nka papa. Yego. Uyu munsi rero nibwo naje kumenya yuko atari papa wanjye. Ntabwo bigeze bakubwira? Ntabyo bigeze bambwira, ahubwo mbabajije aho ari rero bambwira yuko ndi icyana batazi kitagira se. Ngo nta babyeyi bigira? Ngo na mama yarapfuye. Niko gushaka kumenya rero irengero rya mama bambwira yuko banyweye ku murambo we yapfuye. Ubwo babanje kumbwira yuko inangaha ariho babaga. Ubwo narinje ngo mundebere ko mwaba muzi umubyeyi wawe. Ngo harya ngo mama wawe yarapfuye? Yapfuye nyiri uruhinja. Umva reka mbanze ndebe icyo nkuramiza. Ihangane Pole, ihangane murebere. Nta muntu ubona turi gusa. Oya yewe reka mbanze ndebe amafunguro nkuzimanire unsobanurire neza rwose. Ndumva byashobeye. Reka mbanze nkurebere icyo gishyira mu gifu mwana. Ariko uriya mwana yaba ari wa mugore koko utumye umwana wanjye aborera muri gereza. Nabizabikizwa n'iki? Mu bisi y'amabyira yitarukiriza. Reka mengiye kwikurira inyinshi. Umva ye. Akira. Akira mwana. Hangana gutamira wewe. Eguka neza ihangana. Shira igihunga kandi. Yewe. Ni wagerageza se ahubwo ukifasha? Yifashe turebe mama ko akabaraga karimo kaza. Washize neza. Shira igihunga mama, shira igihunga. Urumva uri gukomera ariko? Hegama ku rukuta komere ndabona ukiri umusore. Wari unagutse pe. Mwana wanjye se ko umuntu ashinzwe gukora neza natwe abacu ntabwo tuzi iyo ubagirira neza aho zaturuka. Nzi koko mwabonye nta muntu udasa muri kano gace. Yeweka umva rero umwana wanjye nakubwiye ko ungana Rukundo wanjye. Ngira umwana nawe witwa Rukundo ubu ntabwo nzi ngo abahe uko nkugiriye neza wenda nanjye hari abagira neza hirya bari kwimugirira. Ariko mbabarira umbwire ubivimuzi unsobanurire umbwire uko byakugendekeye. Bimeze biti? Ino wahageze ute? Wabanaga nande? Uraturukaye? Rero ikintu kingenza nje gushaka umuntu muri kano gace byibuza wandeba akabona by'ukuri. Rero ari umugabo twabanaga. Yego. Twabanye nzi yuko ari data igihe kinini pe. Mbona mfashe neza nta kibazo. Ubwo nibwo umunsi umwe naje guserera na mukecuru ambwira yuko ntari umwana unita ko ari papa. Mukecuru ubwo byaraso? Yego. Nyogokuru. Yego. Ubwo ambwira yuko ndi umwana w'igitoragurano ntagira papa ntagira na mama.
ubwo ndagenda biganiriza papa uwo nitaga papa ambwira yuko bantoraguye bankora kuri mama yari yapfuye. Icyo gihe mama yari ametse uri uruhinja uri mutoya ugasanga bamwishe aranzana arandera. Ubwo niko kumubaza rero aho mama yaba ari byibuza umenya aho bamushyinguye. Ambwira ko atazi n'icyo yazize. Ariko yigeze kuvuga ko ariko icyo gihe yigeze kumbwira yuko yabaga ahantu bitaga Igahanda ariho babaga. Ubwo niko kwita mfata gahunda yo kuza inangaha ndaza udutike tugenda tunshiriraho. Kuri uyu mbonye rero naraye hariya kone nanahageze nshidutse mbona uri murandeba. none uragira uti namenye uwo musa. Icyo nifuzaga icyo namenye nuko inari wo muri Gahanda ngira ngo byibuza mumbwire niba hari umuntu mwaba muzi twaba dusa cyase twasa basi mbashe kumenya irengero niba ngira umuryango cyangwa se iherezo rya mama. Mwana wa rwose singiye kukubeshya dore ndashaje kandi ndakuze. Abantu bose buriya banca mu maso nkaba namenya ngo umwana wibuna ko umwana wo kwa runaka. Ariko we singiye kukubeshya rwose ndabona ntawe mushatse gusa n'abanzi wanyuze mu maso. Gusa uri umwana wanjye kuko umwana wese ni nk'uwundi. Ndabona rero ungana Rukundo wanjye ahubwo se ko Rukundo nawe yagiyeyo ntazi yo yatorongereye. Ntiwaba wigumiye aha tukibanira ukajya ufasha uturimo wenda kari kera hari ubwo ababyeyi bawe tuzanabamenya. Siko byaba bimeze mwana wa uremera twigumanire se. Mwana urakoze mama urakoze gutomera rero aya mata rwose uhage ndebe nuko nagutekera urumva. Ngenda baza wowe dore ni mwana antesheje umutwe navugaga yishinga amatwi yamfungishirije umwana none yarangije rabutabusira njya kumufungisha si wowe wanyirukanye koko mu mpijambo rimwe ngiye mbibariza buretse gato mama ke buretse gato si wowe wanyirukanye icyo kintu ntago kibuka ariko ubwo utakwirukana nindi ubwo nizama kazana waje wambaye ibicite nta myenda wagira ngo Kigali ko waje kwana masurana mbere nde ko umugabo wawe adahari uri Kigali no mu cyaro w'Ikigali ariko ko yabaye gukirumba ntibaye muziza namwe ni murindire cyangwa mureke mubanza mwumve ndabizi uranyuba cecekesha zirangegera ziri nyuma y'igipangu cyane uko yabaye n'izina ry'Imana abantu bangana gutya ngo ningegera uratukana tukanabaturanye wanutse banzibana wawe uranyibanje koko mukecuru waduha amahoro ko tukagana tukumvikana. Ndasaba ijambo mwabana mama ke ngiye wambwiye ngo ninguherekeze kwa nyoko uze kureba ko keza wawe ari hano yaba ari hore birangije uranzanye unzanye kwa mabukwe nese ninyuko bukaguteye Rukundo ari basi mbabara rubwire Rukundo azansuhuza basi mbabarire ku makosa yose nakoze ngo nkuki nkaba naragusigiye umwana muto ndakwinginze mama ciye bugufi ko rero buriya y'umuntu yihaniye imbabazi none se kare kose iyo baza bavuga ngo basi ciye bugufi none se nanjye buri wese ifite hano ikibazo none se keza arahari umutaga se utamureba si wowe wanyirukanye koko umubyeyi ntabwo ari wowe wanyirukanye mbanza jewe nisabire wowe naba nawe nibe wageraje uyakwirukanye usiga umwana we yaranyirukanye ako se ntabwo koko muri uyu mudugudu ntabwo we yamwirukanye yaranyirukanye ntabwo yamwirukanye ngo amusigire umwana we ngiye inkuru uyu mugore yarambwiye ngo nyirabukwe ngo yaramwirukanye ngo ajyana umwana we ngiye uwanjye naraje ndamubasigira wenda mama mwavuze mwitatuye mwarangije basi mbabarira harabura iki mbwirira Rukundo hasigaye iki ndashaka Rukundo nari cyakire ngo imbabazi nazimuhaye basi ngerekane ikureho byose sibyo babariye umuvandimwe ibyo nge turabisubiraho nyuma ndabyemeye pe amakosa nakoze yose ndayasabira imbabazi ndakwinginze nta mahirwe yanyu
ni Imana ikoreye muri mama Keza angeza aha ngaha kugira ngo mbone Rukundo. Poze baho ngaho waratinyutse utumwana umaje kumuntana ubu nibwo wowe byuza kumureba Rukundo wawe haciye ibyumweru 2 naramubuze sinzi yaba kurikira mve mu mvura mu rugo uyu mukecuru w'umunyamara mu rugo kubitira ngaho utamugiriye ukamusigana umwana nkamurera agakura ameje naye ku mugabo aranjugunya aragenda mvira mu rugo yewe wambare ko mama irwe ko inzira yakuzanyura yibuka hangane mujyane rero namve mu maso Rukundo nta umva bitaraba nabi mumvane mu maso none se we Rukundo base mureka kumubona ngiye muri kwa hambere wambabariye ukamu uburenganzira inzira ni hari vira mu rugo niba ugira ngo n'uyu nguyu munjugunyire kishwa utangikira umwana ni ikibondo cy'Imana nawe nta mwana nawe kuriya musazi we yarashaka nawe kata hano go panel imbere utashire mu gipangu wewe unaleta mambo ya majabu hapa utayaona tena acha niite serikali kaona ngiye basi kaza rugo toka mvira mu rugo sikegare we izi ngegera bundi zakoranye ngo zije kuntesha umutwe mvira mu rugo ndabavumye nubwo ntari nyoko akose koko mukecuru wajugire muhe basi koko no kubana koko kuvaho nagusize ni mama sumusame basi nawe kumuzazi na wewe sumusame ako mama ke iyi mikino ni yego kandi nawe ushobora kuba ibi bintu bifite izina ry'Imana nubwo nzi ko mbona lakini umama ni wa wapi ni mama sango ni mama mama uko na roho mbaya ukoze ibintu bibi sio vizuri hata siku ya kiyama utayaona kate wamugarura mu rugo ubu banteye mwakuguze niko rufa mbaye hano ariko rufa ubundi bari abantu nta niba bakuntumye bari abantu nta gahunda mufitanye none kuki ubabonye ukihisha ari amashitani kuki ubabonye ukihisha niyo nuko nsigaye mfite ikibazo cy'ihungabana ngize ngo abantu muntu abashyitsi bawe subagejeje yora bagejeje imbere gato ariko naragoye asimukabwa n'uje amajwi kujya makuru y'umwana we ariko mukangwije ubwo wasabiye uti nararushye bashoreranye zira shitani nka gashwi zishoreranye mu mvura zajyaga iyo witora ukumva makuru bakuma makuru kugira gakeya ariko makuru y'iki buriya yuko bari bashenze aribo bantereje umwana muri gereza se hagati ukazi kumazi azi icyo yakoze barandi barengana yewe rufa bese barako barengana ko urubanza warabaye bafunga umwana barabarengana no hawe witonda ku amakuru yo kubimeza barabarengana mazi icyo uramara icyo yakoze barabarengana umwana icyo yakoze umva rufa ariko rufa ubundi niryo zina ryawe ubundi nitwa Rufa umva rero nta mwana wumviriza abantu bakuru nyura hano ugenda undebere muri butike ntagira uwako ariko ntukubagane rufa we ntukubagane rwose kandi nabonye n'umwana mwiza aho undi buriya ibintu kugenda uzikuru zankore rya kabara umva nawe wimvangira rwose wimvangira uriya mwana nta yazize bari abagome nagarabo yazi icyo yakoze aho uriya mwana muri wamukweye uriya mwana mbonye ujye muri butike umukweye ako nturi migozi guhambira umva wa muntu aze ko muri kwisura mbona uvuga nabi nkabona ujya muhwenge ko ari uko bamvangiye banesheje ratete uzega farasa nasoma uriya mwana nagiye kubona mbona ageze ashyitse hatima ko cyakaze ni wandangiraho nako nabyo n'umugisha ndavuga ntumva reba iyi jaride yanjye bikeneye uyipa nta mugongo nkigiri reba ariya masaka y'ubundi yarajyana yatunda ko mbese afite imbaraga muri butike musigamo n'umwana mwiza nkumva rero sinari kumwitesha nuko bimeze wa muntu nabyo n'umugisha n'umugisha ariko nsaba n'akazi ngo nkamwiba birumvika afite n'ibyo akora yasimbuye Rukundo yarohoshye naramubuze uriya nawe ndajya mutuma kuzikurara muri uru ruzu rwanjye nyine bari abareke uriya mazi icyo yakoze barabihoreze nawe kogeze iyo nkuru ko numva wayigize iturufu reka tubitse ko iyo mvuze birakubabaza akugera hano byo n'indumva ukuntu ziragenda zigenze birani ibicyo wumva wese unzanye kwa mabukwe wanjye
Nese muziranye uriya mukecuru. ahubwo make ngenda ndashaka kumenya ibintu nkuriye n'ibiki. Urambwiye ngo ningufate ngo herekeze kwa nyokobukwe. Ngiye kubona mbona ntuye kwa mabukwe. N'ibintu nkuriye n'ibiki kana kagambana nkoreye. Akose koko Mutesi urajya kundenganya. Akagambane ngo ukorenge ubonye atadushwishuriza atatubikaniye rimwe koko. Ngewe kandi ndabona ari akagambane muba mwankoreye. Gute ubifashe ukabihuza ugafata amake usimute akagambane inshuti yanjye ukubizi uriya mukecuru ubonye yatanze ubonye atarancishije mu mazuru yiwe ubonye atavugije induru twese atatuvugije induru ahubwo ngende kwibaza uriya mukecuru muzi hehe no ese nka buriya bwana bwo burashungereye mwajyaho iwanyu babase namwe koko namwe ndebe ubwana bungana burya amake kumbwira ngo ibi bintu ntubizi wari ubizi aka ni akagambane wankoreye mute ku izina ry'Imana ishobora byose ni ukuri kose wimbeshyera pe njye naguhamagaye ngira ngo umfashe ahubwo senge atwari n'icyo nari kumva kwanza tureke n'ibyo kwitana ba mwana ndabizi abantu bahuye n'ikibazo umwe areba amakosa y'undi n'undi akora amakosa y'undi ntabwo nigeze kukubwira kubaza uriya mukecuru ngewe ni mabukwe wanjye uriya mukecuru gusobanurire Keza wanjye uriya ni papa wa Keza uriya n'umubyeyi ndashaka kubaza wowe muziranye he nge ndashaka kumenya noneho ngewe ahubwo uyu mukecuru afite abahungu bangahe ngewe muza ahantu twari dutuye uyu mukecuru twari dutuye ahantu i Rwamagana uyu mukecuru niwe wa mabukwe nakubwiraga niwe wari wafite wa muhungu nakundaga akantera inda uyu mukecuru akanyondosha akanyanga niwe mama wa muhungu nakunze niho hahandi nafashe umwana w'uruhinja Rukundo nkamubaha ahubwo yageze nahagwati bimutse bati tuganira ukambwira byose ko ufite amaboko y'umugome nanjye nkakubwira yari umwe kweri yari umwe kabisa none se wowe ahangaha ubugome wambwiye bw'umubyeyi afite bwari buhuye n'ubwanjye none se hano wowe mana yo mu ijuru njye ntabwo ibintu ndi kubishyikira mbazi batu wa musaza Shere wanjye icyo cyo n'umwana yanarukire ihorere ujya kuzi uri mu makeza ndakuzi yakose agate mu macu cecere ihorere uriya mukecuru rero nta kindi dupfa rwose kirenze twe ahubwo njye narinje nje kugira ngo menye amakuru ya Keza umwana wanjye nahasize umwana wanjye naramubuze nkeka ko yahaje rero rwose nta kindi dupfa rwose ese wamubaza amakuru y'uwo mwana bwatamushwana Samaze neza uriya mukecuru wamuyobewe muze ibyo basi uyu nguyu uramuzi reka nkwibarize bisimba uwonzi ni wowe umva nyine nkwibarize muze uyu we ni umwana we yaramubuze nyine ni umwana yaramusize iwabo yaraje kumushakira ese muze aba bantu bimukiye n'aharyari bari batuye za Rwamagana nta amaze igihe kingana gite inaha baba nk'imyaka yonyine mana yo mu ijuru rero njyewe uyu mukecuru yari afite umuhungu sinzi niba umuzi umuhungu we twarabyaranye tubyarana umwana uyu mukecuru papa Keza ntabwo ndambiye ibintu ntabwo ndabyumva neza biransaba kubyumva uyu mukecuru aranyanga kubera nta babyeyi ngira mfata wa mwana ndamubazanira subiye kujya kumureba ahantu bari batuye ndababura none uyu mugore aramfasha ngo muherekeze kwa nyirabukwe ndaje nsanze uyu mukecuru ari we mama njyewe ndumva mfite isereri ndumva ntazi ikintu ndi bukore uwo mwana utamutura hasi ese bigatamushwana muze ko mwaganira neza mudashwana nukuri ntabwo tubona vuze induru abaya kitubona vuze induru umva cyane nkwisabira mfasha hari njyewe tukitambuka ahangaha narabutswe umuntu umeze nk'umwana aho se Rukundo waba umuzi we Rukundo ndamuzi akumaze ikintu ndamuzi ndamuzi akumaze uramuzi nk'abandi batanu mbona hako njye hara nta muntu ndi nabonye ndamuzi Rukundo ndamuzi Keza se ntabuzi Rukundo ariko nibarize bya Rukundo we Keza wawe ko umuheruka ari namukuratse nkibarize by'umwana nata Rukundo umuheruka arakana gatoya kari hasi y'uyungu ubusaranga natemuze si umusore ko umusore none se yavuye ahangaha rya avangaha amiza bene
mvabuze ngewe ncaha ngaha narabutse umwana bari bicaranye mbabarira ugende umumbarize genda umuneke umenye uwo mwana arinde niba atari rukundo mbabarira uzumbwire wa mugani wabona kandi n'ahantu kagiye gutemberera mu by'imiryango yabo kakaba karagarutse ariko mana ngize amahirwe nkabona rukundo wawe umuneke n'umugore katwa tugutuye ubigende mu gakeya ntumubwire ko ari turamukecuru arakazi ibaze ngize amahirwe nkabona umwana wanjye njye se sha namunyime wabona yanamuhisha wabona barabana bari harakari ize amahirwe karasinziriyeho gacupa ndashaka rero urabona ko umwana asinziriye ndashaka umenye ukuntu wahuye n'uyu mukecuru ukangwishe umbwira aho mwahuriye kuva i Rwamagana kugera i Gahanda mwahuye muti kugira ngo wifate ube mukeba wanjye byagenze bite ibi bintu urabizi waje kunkina nawe nk'aba bakobwa ba Fifi koko ko ntari impuzi wa muvandimwe we kubizi nagusanze hara kwa Murango nje gukodesha inzu ubu kuko nagiye kwa mukiba ibyo bintu ndabizi koko ntushake inkuru kuyenderera gute mwahuye mute gute ngewe nahuza umugabo nawe mbaye na mucyo wawe oya mama ibintu byancanze nk'ukuri ngiye mbwiza kuri uko ibintu byagenze cyangwa yarantendetse niyo mpamvu uriya mukecuru yanyirukanye abonye maze kubyara umwana w'umuhungu we aramwanga nakubanza uriya musaza ari n'umugabo akira gikecuru bigihorera ariko ubu urazana inkuru ebyiri ubu nguyu ya mbere twayirangije urumva ibintu ntekereje mama ke banza ubimbwire ntago mbyumva neza ukuntu ngiye nawe dusangiye umugabo kuko ndabizi neza uyu mukecuru bagituye Rwamagana iwacu iyo yari afite umuhungu umwe kandi niba yarakubyaje niwe wambyaje ntago mbizi pe wabona wenda hari n'abandi uyu mukecuru subibye nta nabihisha wabona wenda hari n'abandi bana wenda bari baragiye umugabo wawe yitwa ndi uwakubyaje yitwa ndi mbabara winesha umutwe w'inzana no muri njyewe nabyajwe n'umuhungu witwa Karisiti mbabara wizana ibyo bintu wowe wakubyaje ninde ese kutangiye kundusha umujinya Karisiti niwe mwabyaranye yego uyu mukecuru niwe twabyaranye ngo mbanze nkwibwira ibyo bindi tuzabijyamo nyuma ese kunkinga umugabo we ni Karisiti mbanze nkwibwira iby'inkuru zanjye ibyo bindi by'amazina turabijyamo nyuma kuko yaba ari Karisiti yaba atari na Karisiti ntacyo bikimaze kuko aka kanya ntabwo ariwe nkireberaho ubuzima bwanjye icyo nishakiraga n'umwana wanjye ndaje ndamubona ibindi by'abagabo byahise ndetse uwanjye ndamubonye niyo byari bikuzanye ko waruje umere ntabwo ngeze aha ngaha nkasanga amaboko mutereka nkubaza ikibazo kuki wikunda birenze kuki wikunda bikabije ngaho twazanye umperekeje sibyo tugeze hano tuguye mu kibazo kimwe tubonye ko dusa nkaho dufite amateka amwe twagombye kurema ubushuti hagati yanjye nawe bukomeye ntabwo twagombye kuba turimo mu ntambara mu muhanda muri karitsiye y'abandi tutanazi uzi kuba njyewe mbere ko umwana wanjye ari uruhinja nkabasigira umwana wanjye najya kubura nkasanga bari imana nkaba ngize amahirwe nyejeje nkabona ishyano ry'umukecuru ahangana angize kwambwira ngo nta kibazo mfite mute ngiye nkureke nigendere ngo usige ahangaha utegereje umusaza cyangwa ngufashe kumutegereza abona ari rukundo bampishe nguha ako kuki wikunda bikabije mute nguhaye umwanya umutumye rukundo wawe sinigeze mubwira kujya kundebera keza kandi bose n'abana urumva ndakwihoreye kugira ngo ibyo nge nzabijyamo ariko ndebere yandishije amahane nemeye wamugora nagoroshye nuko nemeye n'inkuru ibyo nshaka kubwira rero njyewe nakoraga akazi ko mu rugo iki wari umuyaya ako si ibyo ni ibirenze se si akazi se ntabwo kampembaga n'ubu ngubu watagira umuntu wumva ko hari umuyaya wukatsindwa umva nyine turimuka nyine aho twimukira ahantu nakoraga umusore azakenera arankunda pe wakira gikecuru amaze kunkunda rwose pe Karisiti ako se wajya umbabarira nta kibazo yego nemeye turangiye tuza kubana tubanye rero umukecuru ko yaranyangaga sinabikubwiye mbere yego ndabizi umugabo wanjye yarankundaga mutereka ngo niyo mpamvu nashaka gukomeza kuvuga iryo zina nabi kuko njye nawe nta kibazo twigeze tugira nakigiranye na mabukwe Karisiti nta kibazo mwagira ntacyo twagiranye gusa ntibirangiye niba ndumbiye ko ari Karisiti wari wamumisha se ngo wowe yarazi gukunda wa musaza watukaga cyane bihorera nawe ntabwo ujya ugenzwa na kamwe rwose waretse ukareka kunyanika kuri izuba
turabana neza umukecuru aranyanga aranzengeza nk'uko nabikubwiye sindi ndabisubiramo. Icyaje kuba niki baje kugerekaho ikosa umugabo wanjye arafungwa. Amaze gufungwa umukecuru yaransohoye muvandire. uretse aho ngaho Karisita arafunze noneho ari uwo wabonye se muri karitsiye. nagiye mbaza rukundo bya Karisita sinabibaje. Karisita se bamufungiye iki? Bamugiretseho kese ngo yishe umuntu. Ngo yishe umuntu? Umva bamugiretseho kese wo kwica. muze yemvuye wa mwana n'umukozi usibye ko ari mu kigero cya rukundo. Numukozi njye nuwo nabonye ariko wamubonye koko? njye namurabutswe rega n'umukozi se ko ari mu kigero cya rukundo. none cyaba cyiza no kwama imbere yawe no bazakunekera nazamukumura amakuru yewe mani ma telefone yawe uzaneka nuke mani guhuma umva muze reka nyiguta akomite ibintu mugiye gukora mwabitekerejeho. banza kunekera uzagwa amakuru. reka nibipi yanjye nayisize mu rugo. uzakunekera iciyemo yanjye iherwa na 210 sibyo? uhite wandikaho mama rukundo sibyo? umva uzabinekera rukundo cyangwa na Keza. Ego shana Keza sibyo? Nukuri uzayana n'agakobwa nakana k'agakobwa kirabura. nanjye rukundo asa na rukundo ni igikara asa nk'umuhungu. uza Imana iguha umugisha. murakoze ariko muze mbabaye nibasa gufata uramugisha no yatwica. sawa hari nimero zo mata ufite ko telefone arayisize. Murango aranyica ibaze ko nagenda nawe. Mwana ndava hari uko hageze rwose. Oya ubu aho mama uzijagendeye waroye uzijagendeye dore kwaje we dore we ndabona ijoshi yari migaritse iki mute banza umbwire uvuye amasosi maze utari hanga ubimeze bite uvuye ariko se umuntu yazariza umwana inzira yose asa mve ntabwo nahakugone nagiye koko sheri ahantu wambwiye se ni cyango guse burye gaga amasaha wambwiye kuza reba igihuzi rero n'ukuntu umwana uri kwiza umwana yigeza muhibera hanze umugenzi kamenywa niyo yagiye biterwa n'ikibazo umuntu yagize ni vuga ngo aganze waganze umugenzi kabiyagiye kaguhanze ku buryo abuze umwanya wo konsa umwana we wari wabona umubyeyi nk'umubyeyi nyamubyeyi agenda ariza umwana inzira yose ase mwebwe murabona izuba rimeze mbwira ikintu cyatumye uhuga ukabura n'umwanya wo konsa umwana ukaza ugize umwana dore mbese ukuntu kabaye dore umwana uhorere mama waye sheri wampeje mwana ko numviri gusona hano yima suko ubundi ntibambuze ngahita benduza icyo gitafari cyawe ese ko mbona mwese mwandakariye nagize uyu ntabwo ari ngombwa kumwitaba iki sinakubwiye mama ndivuga ntabwo nimero nyize kambanze mvugane nawe wamwitabye ntabwo nyize sheri unganira iva ntirirenga uyu nawe wagira ngo ni gatuma basi reka mwitabe ariko nimero ntabwo nyize hasoni we yewe nibwo nkigera mu rugo pe nibwo nkigera mu rugo erega ahantu duturuka ni kure ntago ari hafi oya ntago turi kumwe uriya bafite aho saha nanjye mfite aho ndarivuga da basi uzamfashe dore we dore iyo ko nbaze ikijwi cy'umugabo we ye nukuri Imana ibaho umugisha kugaruka se oya nzagaruka ari uko basi wambwiye kwegera ariko mwana wa uzasubirayo urarya uri menge mwana wa urarya uri menge zana uco kese kikupa umva
narabivuze ibicece wajya ucisha make ko wavuze iki wavuze iki mpagahenge muko mpagahenge buri gihe wowe wongereye mu rugo untereza ibibazo niba mwazamuye agaciro niwe wabyiteje niba kiza nite nijye wakubwiye ubwo wageze umuntu uguhamagara wageze mu rugo uzagaruke ngo nta kibazo mwajya mumenya ko umuntu aba yiriwe n'ibyo yiriwemo yego mwajya mumenya mba ibyo yiriwemo n'ibyo yiriwemo yariye karungu fata aya ni amaraso yawe fata utyo umvaga cyacyo nawe jya utazanzana bintuza kandi ayiwa umva wa mukecuru naheriye kera nkwihanganira warashungaraguza agati kugeza igihe cyose mu rugo uhura unyigaragurira mu njyewe nzamuguharira gushaka uratingobye y'umwana njyewe nzaguharira umuhungu wawe wamunkingiye umushaka none se ko ndeba nanakurenganya nta n'umugabo ufite uratingobye y'umwana umva mukecuru ureba ureba iki mukecuru reka ngo uhukure wabonye nkubisinziriye kugira ngo watoraguye isange mukecuru nzakwereka uwo ndiwe umva icyo nari mfite mu nda yanjye icyo nari mfite mu nda cyavuyemo nguyu ni uwanyu namubasigira nkagenda ndakubwiye ngo utangite mukecuru nakubita ariko se mwamuburiye ko se mutamukubita aho ngaho mwareke aho ngaho